Hi guys, mumeze mute bavandi? Uyu munsi noneho tugiye kurebera hamwe hari umuvandimwe watwandikiye agira ati mwatweretse uburyo umuntu yabika ikintu kuri email. Urabona ko iyi ni email ndiho. Urabona ko nta hantu wabona ushobora kubikira ikintu uvuga ngo ugiye kubika ikintu cyanjye. Rero ubu nibyo ngiye kugira ngo mbereke. Wowe icyo ugomba gukora ni subscribe kugira ngo video zose nzajya nkora zizajya uzibonera ku gihe. Icyo tugiye gukora, tugiye kuza hano muri Play Store ngiyi, then wandikemo gutya driver cyangwa Google Driver. Ako wanditsemo driver urayibona, urashyiramo iyi application ariyo yiyi, then njye urabona ko irimo. Urayinstalamo, numara kuyinstalamo uyikandeho uyemezeho, niyo igiye kudukorera byose. Nicyo bita niyo umuntu ashobora kwifashisha abika ibintu bye. Urabona ko njyewe ntabwo mfite ibintu byinshi. Uraza ukanda handitse upload, urakanda kuri kariya kantu ko guteranya nawe, then witukanda aranditse upload. Then urabona ngeze muri gallery zanjye. Icyo ugiye gukora ni ugucuzinga ifoto ugiye kubika cyangwa ikintu icyo ari cyo cyose ugiye kubika. Mfashe no foto ngo preparing to the upload. Urabona ko igiyeho. Then noneho tugiye gukora iki? Tugiye kureba ubu tumaze kwishyira ariko ntiyari yajyaho. Icyo ugomba gukora ni subscribe kugira ngo dukomeze kureba ino video kandi yagufashije. Ndakeka urakora subscribe nawe wayikoze, ndagushimiye. Turacyakomezanyije. Ubwo ngubwo izi ni video nyine mba naragiye mbikaho. Urabona ko aba ariho ibintu byinshi. Urabona ko ifoto uyibikaho, ikintu cyawe cyose umuntu wakibikaho. Ni nk'akantu ushaka kubikaho, nk'akadokima kawe wakabikaho, wana upload, then ugashyiraho icyo ushaka. Noneho ushobora kubishyiraho ugasanga ntabwo bigiyeho. Urabona bya bindi maje gushyiraho ngibi, urabona ngo wait for wifi. Urabona ko ntabwo byajyaho dukoresheje network zisanzwe. Tugiye gukora iki? Tugiye kubihindura, then turangiza bijye bikoreshwa na network zisanzwe. Network zisanzwe ziza MBZ. Rwose muvandi, iyi video nimba yagufashe kandi ndakeka nimba ugeze aha hantu, ndakeka yagufashije. Uraza muri setting, then ukanda handitse ngo transfer file only over wifi. Then ukazimye. Ubu hagiye kujya hakoreshwa iki? MBZ. Nkwibutsa kuri email yawe ugomba kubikaho ibintu bifite gigabyte ihwanye